Ku bijyanye no kwishyura mitiweli abaturage bari kurekarama ariko ntibasubizwe muri sisitemu ya Mbaza, kubera yuko bifuza yuko amafaranga ya mitiweli yabo agabanuka ariko ntabwo biri gukorwa vuba. Ese ibi biri guterwa n'iki? Kurikira iyi video yose kugeza urangiye uraza gusobanukirwa n'ibijyanye n'uburyo bwo kujurira n'uburyo bwo gusubizwa kugira amafaranga yawe abashe kuba yagabanuka. Iyi video rero niba iri gufashije yisharinga n'abandi bose kugira ngo tuze guhanahana amakuru y'ingenzi. Ariko mbere yuko dutangira reka turebe ese Mbaza ni iki? Mbaza ni urubuga rwa guverinoma yashyizeho mu rwego rwo gufasha umuturage kugira ngo abashe gushyiramo ibibazo bye ndetse abashe no kuba yabisubizwa binyuze mu buryo bwa online, ariko ubisubiza nta wundi ni za nzego bireba. Hanyuma rero reka tujye ku bijyanye n'ubujurire. Ese bikorwa bite? Ibisabwa ni ibihe? Ese kugira ngo bikorwe neza ni ibihe kugira ngo umuturage asubizwe? Cyane cyane yuko amategeko yavuguruwe avuga yuko uyu muturage yatanze ubujurire bwe mu minsi 2 byonyine abasubijwe, ariko ugasanga umuturage ari gusiragizwa amaze icyumweru ubujurire bwe yarabutanze, ibyumweru 2 ukwezi kurashize ariko ntarasubizwa. Ibi biterwa n'iki? Kurikira video yose. Mbere na mbere rero iri gutanga ubujurire nuko umuturage wese agomba kuba afite konte muri Mbaza @gov.rw. Ibisabwa rero kugira ngo ugira konte nta kindi ni nimero y'irangamuntu, nimero ya telefone ndetse na email address. Ibi ni ibintu 3 byonyine bisabwa kugira ngo umuturage bashe kuba yagira account muri Mbaza nkuko muri kubibona hano. Ariko rero niba umuturage ari mu cyiciro cyangwa se ari mu kategori ya 5 aho yishyurirwa amafaranga 20,000 akaba nta samba afite, akaba nta bundi buryo afite bwo kubaho, aho ugasanga bamushyize muri icyo cyiciro, ni ngombwa koko yuko umuturage arekarama. Ariko abenshi barabikoze ntibasubizwa. Niyo mpamvu nabateguriye iyi video kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa inzira nyirizina ushobora kunyuramo kugira ngo ubashe kurekarama neza ndetse ubashe no kuba wasubizwa muri ya minsi 2 yagenwe. Kora subscribe kuri ya channel yacu ubundi dukore tubane twiteze imbere muri byose. Mbere na mbere Mbaza ni urubuga rwa leta rwahawe abaturage kugira ngo bagaragaze ibibazo byabo ndetse batange n'ubujurire ku bibazo batifuza ndetse babashe kuba bakemurirwa n'ibibazo binyuze mu buryo bwa online. Akaba ari urubuga rwatangiye ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere 2026 aho Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaroke yatangaje ku mugaragaro urubuga rwa Mbaza, aho bavuze yuko ikibazo kijyamo muri system ya Mbaza ukaba wasubizwa mu minsi 2 y'akazi gusa, kandi iyi service akaba ari service y'ubuntu nta yandi mafaranga bisaba. Hanyuma rero reka tugende kuri mitiweli. Nkuko byatangajwe mu gihe cyashize, hazeho inzego cyangwa se kati, ni kategori zigera muri 5, aho kategori ya mbere umuturage wese uri muri iki cyiciro nta kintu aba afite ahubwo yishyurirwa na leta amafaranga yose, aho muri kategori ya 2 umuturage yishyura 4,000 ariko leta mushyiraho 1,000, umuturage akishyura 3,000. Muri kategori ya 3 niho umuturage yishyura 5,000, hanyuma kategori ya 4 umuturage akishyura 8,000, kategori ya 5 umuturage akishyura 20,000. Ibi byagiye bigaragara yuko abaturage bagiye babashyira muri kategori zitaberanye n'ubushobozi bwabo ndetse n'umutungo binjiza. Ibi byatumye hajyaho uburyo bwo kurekarama cyangwa se kujuririra icyemezo cy'amafaranga mitiweli kuri buri muntu yishyura kuri urwo rugo, aho umuturage agaragaza ubushobozi bwe afite ndetse akaba yanasubizwa binyuze muri system Mbaza. Ariko abenshi barabikora akavuga ati nabikoze natanze ubujurire ariko sindasubizwa. Ibi rero nibyo tugiye kurebera hamwe, turebe se byakemurwa bite, hanyuma se ikindi nakora iki. Nkuko rero biba bigaragara ntago turinjira muri system Mbaza, ahubwo no kubabwira uburyo bikorwa. System Mbaza uze kureba indi video nafunguye nabagejeho mu minsi yashize igaragaza uburyo ufungura konte muri Mbaza ndetse n'uburyo utangamo ubujurire. Bwa mbere na mbere system imibereho ndetse na MIS nizo system zihuzwa na Mbaza ndetse zihuzwa na NIDA, ikigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu. Ibi byose babihuza na Rwanda Revenue Authority ndetse babihuza na IPPC kuri Mifotra ku bantu bafite akazi kose. Hanyuma rero bivuze yuko umukozi wese ufite account muri Mifotra cyangwa se ufite akazi, uyu wese ahise ashyira mu cyiciro cya 20 kubera yuko yinjiza amafaranga hafi 120,000 ku kwezi. Bivuze yuko ku mwaka aba ari 1,440,000 abasha kuba yakwinjiza mu kwezi. Iyi cyiciro rero leta yavuze yuko abakirimo bose bafite umushahara kuri ayo mafaranga
bose bishyura 20,000 nta kindi kintu barebyeho. Ibi byo birumvikana, ariko se ni gute umuturage usanga afite inzu abamo yonyine gusa, ariko nta sambu afite, nta kindi kintu afite, ariko ugasanga bamushyizeho 20,000? Ibi turabisobanura neza kubera yuko hari igihe umuturage ashobora kuba afite inzu, ariko muri system imibereho iyo ujya kwishyuzamo amakuru y'ingenzi, turaza kubirebera hamwe ku bijyanye n'ikusanya-makuru, ifishi y'ikusanya-makuru, akaba ari amakuru ashyirwa muri system kugira ngo babashe gushingiraho ubasha gushyirwa muri kategori runaka. Nk'uko babivuga rero mu bijyanye n'ikusanya-makuru, ifishi y'ikusanya-makuru turaza kuyibona, ariko mbere y'uko tuyigeraho reka tuyibereke. Ni ifishi y'ikusanya-makuru aho ushobora kwandika kuvugurura no kunoza amakuru y'urugo muri system imibereho. Ibi bikaba byatuma amakuru yawe ahindurwa ndetse n'icyiciro cyawe cya mituweli cyo kwishyura ubwisungane mu kwivuza amafaranga akaba yagabanuka. Ariko ibyo basabwa ni byinshi. Hari igice cya mbere kijyanye no kuzuza amakuru y'ingenzi. Ayo makuru akaba ariyo ashingirwamo hamo imyirondoro abagize urugo, niba ari abagabo cyangwa ari abagore, n'ibindi byose bifitanye isano nabyo, amashuri wize, muri mu mwinjiriza amafaranga. Ariko ahangaha ushobora kuvuga ati ntago nize, ariko by'ukuri ndi umucuruzi. Ibi bihita bigushyira mu cyiciro kubera yuko bahita babihuza na Rwanda Revenue Authority, kubera niba uri umucuruzi byanga byakunda wishyura imisoro ya leta. Hanyuma rero iyo umaze kugaragaza ibyo ngibyo, hari amakuru ajyanye n'urugo binjizamo, bakavuga ati ese ufite ubutaka? Ahangaha rero niho hakenewe ubunararibonye. Ushobora kuba ufite ubutaka ari agasambu kamwe, metero kare wenda 5, ariko ufite konyine. Ibi ngibi rero bahita bavuga ati se uno muntu niba afite ubutaka egari yuko afite amafaranga cyangwa se afite ubushobozi, kubera yuko bwa butaka ashobora kubuhinga akaba yabubyazamo ikindi kintu. Ikibazo cya kabiri, urumuri mu rugo rukoresha. Mu rugo niho hashobora kuba harimo amashanyarazi, umurasire, biogazi, itara, buji, itoroshi. Icyo gihe wenda ukavuga uti ngewe mu rugo mfite buji nizo ntacana. Niba ubona ubushobozi bwo kugura buji ushobora gucana imisi yose, bivuze yuko ufite ahandi hantu ushobora kuba wakura amafaranga. Uku niko system yanariza amakuru. Ariko niba ucyanisha igishirira ushobora no gufata igiti ukamurikisha. Aha birumvikana yuko nta bushobozi ufite. Ibikoresho byifashe mu nzu, ushobora kuba inzu yawe yubakishije itaka, amabuye, amatafari, imbaho n'ibindi. Ariko niba inzu yawe yubakishije ibyondo gusa cyangwa se iriho umucanga, bivuze yuko uwabonye ubushobozi bwo gushyiraho umucanga kuri ya nzu afite n'ubundi bushobozi bwo kuba yabona ya mafaranga yo kwishyura ubwisungane mu kwivuza bijyanye n'urwego bamushyizeho. Kubera yuko ntabwo uri kimwe na wundi wubatse inzu gusa y'ibyondo, yewe ahawe n'ubufasha. Ibi biratandukanye cyane. Cyangwa se inzu yawe niba ifite amatafari wabashije kuyibumbira urayazamura. Ibi bitandukanye no kuba ufite inzu yubakishije ibiti gusa. Hanyuma se bicanwa, ushobora kubucana amakara. Uwashyizeho amakara bivuze yuko afite ubushobozi bwo kuba yagura ayo makara. Ese amafaranga yaguze amakara niba abasha kuyabona, kuki yabura amafaranga yo kwishyura mituweli? Ibi byose nibyo bigenderwaho mu kwanariza muri system imibereho, naho abaturage bagatanga ubujurire, ugasanga bamwe bari gusubizwa abandi ntirango bari gusubizwa. Hanyuma rero ucana inkwi wo birumvikana kubera yuko ashobora no kujya kuzitashya ndetse akaba nta bushobozi afite bwo kubona ibindi bicanwa. Hanyuma bareba mu rugo niba ufite inka, niyo yaba inka ntago barareba ko ari inyana cyangwa akamasa gato. Ibi ngibi ntago babyitaho, icyangwa no ko ufite inka mu rugo, ufite intama, ufite ihene. Ibi byose ni ibintu bishobora kwinjiriza amafaranga mu rugo, bishobora guhura na rwa rwego bagushyizemo bw'amafaranga. Rero niba uri kujya kurekarama cyangwa se gukora ubujurire, gutanga ubujurire, ibi byose ubifite mu rugo iwawe, ndakwizeza yuko ubujurire bwawe kugira ngo buzahinduke bizagorana, kuko ibi byose ni umutungo. Ushobora kugurisha ingurube cyangwa ukagurisha ihene kubera yuko uyifite, ukaba wabona ubwisungane mu kwivuza wishyura umuryango wawe umwaka wose. Hanyuma rero ibi ngibi iyo bamaze kubishyira muri system, iyo bamaze kubyuza kuri iyo fishi, ni ukuvuga ngo hari komite nyobozi y'umudugudu iraza igashyiraho umukono yemeza amakuru yatanzwe hejuru. Hanyuma rero ibi ifishi ikaba yagezwe ku rwego rw'akagari, akagari nako kakayisinyaho. Kamara kuyisinyaho ubundi kakayishyira muri system mbaza. Ariko ibi ngibi akagari gashobora kugufasha
gushyira ubusabe bwawe muri dosiye yawe muri Mbaza, cyangwa se ukaba wagana urwego rw'Irembo, abagenti ba Irembo bikorera. Aba nabo bashobora kuba bagufasha kugira ngo ubashe gushyiramo ubujurire. Hanyuma rero nk'uko mumaze kubibona, ibi byose bishingirwaho kugira ngo amakuru yawe abashe kuba yavugururwa, ndetse komite y'akagari yaterana, komite y'umurenge igaterana ikemeza yuko ubu busabe wasabye koko bufite ishingiro, bigendeye no ku mibereho y'umuntu. Kuko system yo niba washyizemo ko ufite inzu, yaba ari ufite inzu ya miliyoni 5, yaba ufite inzu ya miliyoni 500, yaba ufite n'akazu gato kagiye guhirima apfa kuba ufite inzu, kandi ku ifishi yawe ukaba washyizeho yego, tayari mwese mwagize mu cyiciro kimwe, ari naho aha binanirana kugira ngo ubujurire bw'umuntu buzemerwe. Kuko abajurira bose byanga byakunda bafite inzu babamo, kandi kuba ufite inzu egari kuba ufite umutungo. Abajuririye mwese rero musuzume neza niba amakuru mwaratanze muri systeme ya Mbaza ariyo y'ukuri, kuko abenshi usanga ibyo basaba guhindurirwa bidakunda kubera yuko amakuru yahujwe, bagasanga koko umuntu afite ubushobozi. Komeza ukurikire rero iyi YouTube channel yacu, ukore subscribe, ariko niba ufite n'igitekerezo hasi ushobora kutitwandikira muri comment, hanyuma tukazakiganiraho muri video itaha. Ciao ciao.